eri uri umusore uri umuntu urubatse cyangwa uracyari umwana wibera iwabo? Benshi na benshi bakundaga guseka bakarwara amapyito bakambaza ngo ubundi ngo uri umusore ngo uri umwana ngo uri umusaza, ariko bareba mu ruhara akavuga ngo ufite imyaka 19 ugaturuve se wasati biti abaga ati navutse muri 45 mfite imyaka 45 bambaza ati ubwo se What's up my people out there? It's your boy Hamza Philbert iradukunda mutanashati classic muzande MC Philbert umwana FA nushaka unyite dado. Bitewe n'ibyo wamenyeho hano kuri Olenga TV twabasezeranyije ibyishimo kandi turakomeje. Rero ni episode agace ku kandi tugenda tubereka ibyiza bitatse u Rwanda, byinshi byiza muzabisanga hano kuri Olenga TV. Tubitsa gukora subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere kumenya amakuru yacu, like share na comment ukabisangiza abagenzi bawe tugakomeza kwiryohereza. Hanyuma rero tudatinze mu magambo tutarinze kujya kure, nubundi twatinze ku rugendo, twafashe urugendo rurerure tujya kureba umusitari wacu uyu munsi twamugezeho turi kumwe. Ntabwo rero turi bumuvuge n'umuntu mukuru, aratangira yivuga yibwira abakurikiye Olenga TV atubwire nimba yaranayize. Turakwakiriye. Mbashimiye kuba muje kusura, mbahaye ikaze iwanje kwisundi kabisa. Banyita Eric ariko akazira k'icyamamare bakunda kunyuzaho no ku rubuga cyane kuri Facebook banyita Eric Samusundi. Samusundi nakazina cyane kamamaye karimo guhetinga muri ibi bihe biri imbere cyane. Ese hari abantu benshi bajya bakunda imvugo yawe ukuntu uvuga, ese niwe twahuye koko cyangwa ntabwo ari wowe? Kabisa nago mwibeshe, ni Samusundi wa mustari utangiye kwamamara imande n'imande kugera ku isi yose yahivi kagarukira ungiye kuba icyamamare cya danger. Eric Samusundi cyakoze. Hanyuma rero Erin, Olenga TV waruyizi? Murenda feed Olenga TV Murenda TV kose no kuvuga ngo niko gambere ngewe nari nyibonye bya sate bya muzuri sate, ndumva nezerebe cyane. Hanyuma rero nk'abantu bakimenya Olenga TV bwa mbere, bakibona Olenga TV bwa mbere, ese wabagira inama yo gukora subscribe? Cewe nanjye mbanje kubabwira ngo ari roviyo ayicundiro mukure savu farayide muyikore cyane ariko bya hatari mushiremo agahimbaza muswi bya hatari kubyo no muri Amerika faju farayidi bazajya bahita babahereza feregitasiro. Urakoze cyane. Hanyuma Eri, uri umusore uri umuntu urubatse cyangwa uracyari umwana wibera iwabo? Benshi na benshi bakundaga guseka bakarwara amapyito bakambaza ngo ubundi ngo uri umusore ngo uri umwana ngo uri umusaza, ariko bareba mu ruhara akavuga ngo ufite imyaka 19 ugaturuve se wasati biti abaga ati navutse muri 45 mfite imyaka 45 bambaza ati ubwo se ari wowe ari na mama wawe? Ntabaga ati ibyo se kuba mama wanye na papa barahuzanye bihuza bisina nka bakambyara bivuga ubwo baranduta bakamwa ngo noheri zaba abaga ngo noheri yo yabaye ngo ugiki avuga ati negereza ku noheri tibinyibutsa wa munsi bamvuga ngo ubwira kabiri buraza nkakuramo imyenda yanjye na mariyadomi imwe bita mushitufa nkabiraza mu rugo kwicundi ngasohokana mu gitondo akaringiti nagakubiseho ngiye kureba imyenda ngasanga nimba ari inuba yayikubise nimba ari ibishando byabikwaye nararangaguzwe mu nanjye y'urugo ndakata ndonya ndazenguruka mera cyakiriri nk'ayandirimo ngo kimanuka kitumva amajambo kimanuka kirunda amaga ubwo nanjye nyine namaze nk'igishwi vata ise yamyenda ubwira kare yagiye mu ijuru se, ariko nasanze kuri nosi ari danger nahise mvuga ati kaba na bodaboda sajya nyishira ku icundi nyishaka inyanyisha munsi y'urutara nyibikemo. Cyakoze. Hanyuma rero turacyakomeje ariko turimo turaganira, urishimye natwe turanezerewe, urumva? Ibintu ni muzuri sate kabisa. Ni sawa cyane, ni muzuri sate ndumva rwose ni wamakuye imbeho yarigeze ukagomba nzwari ahubwo misamenuka nk'umuntu wa feribesi nyine. Uyu munsi se
ifunguro ryabonetse kabunda yari hari kabunda nakuvuga ko ari nk'agahoma munya nagiye kureba ahantu abasundi bakorera mbabwiye ngo nibamakazi mbahereze mbaponde square beto barambwira ati square beto turagwa amafaranga makiye senanga batanyakombwira abayize torotome ngo turagwa dizinefu gatrovesi waskatibiti aho kumbisime ko ari 1200 abari barimo barakorera ayuzuye neza 2000 nahise mbabwa ati urajya umwungu wa musundiwe urajya umwungu sibiranda ati ngewe ndakubwiye ngo jewe aka kazi cyo nakakora good narity nibwo mwahise nisura kwicunda. Yes ese eri Samusundi hanyuma se nta nubwo twinigeze mbyumva neza madame arahari ufite n'abana ufite umuryango cyangwa urakibera mu rugo kadasenye kingari kamabondo njewe ubu ufite firate ufite n'abana batatu ejo bundi koro yirirangiye koronera firate irangiye nzahita skwezgorana na firate wanje nima guskwezgorana na firate wanje naravuga ati nabandi umukene nzakoresha ubukwe buringaniye nimbona n'amafaranga yenda ngatanga feregitasiro abantu bakankwerera nyine ubwo ngewe nukuvuga ngo kuzagura za shitura yifi za kocakora none abanywa n'inzoga bagure petit mitsindi. Yes urateganya rero ngo nukugira gute kuzaskwezwerana nyine na firate wanje imbere y'Imana cyangwa imbere y'amategeko tuzabanza tujye kwihana imbere ya padiri padiri cyangwa tujyaje imbere ya pasitondo tujabaraho tujya guskwezweranira cyangwa bakunda barokore buriya nago baka ibintu byinshi nekada nuba naragenda ngagura supanyite zimwe j100 nkahita nova ingunguro 3 zatoshuru abantu bose nahaye feregitacho n'abankwerereye bo ariko abanyagatulika uza amafaranga uko natanga urakabije ubuse wakora ubuko gatumira abantu kabaha supanyite superdip nago oyeje ko nabigenza se nakodesha amakazi menshi amavide yonyine ariko yo nakodesha ugashyiramo nkayigura shitura yifi ko cyakora orange uburi nkato igice cy'ingunguru nkayigenda afata ivugirije ukoresha shiraho kugira ngo kuko ngiye kubigenza gutyo ntago nabona amafaranga ho nabango nagura noneho zirazujuje ubugiranenge cyane nuko naba nabonye inkwererano. Hanyuma se eri navuze ngo nimbura uko ngura ari mariage nike bira bambara by'amakamba navuze ati nzakodesha supanyite kuri depasende y'ibihumbi 3 bundi tuyigemo mu mutemere ngewe na firate wanje ubundi babandi babafiyodo na gariso babafiyodo ne bagenda bafata cyacu ya supanyete mu muhanda abanyondi ye babagenda bavuga amasirimbo mu muhanda cyangwa nakubita abafite pereviziyo Rwanda ya moto yenda ngashyiramo abamotari babiri bonyine. Eri twagusuye rero twe turi Olenga TV turagira ngo rero by'umwihariko tugaruke ku buzima bw'uyu mugabo hanyuma se ubuzima bwifashe bute mu rugo bimeze bite urabona iwanjye kwicundi ubu ni ukuvuga ngo kerekanye niyo mbonye nk'ukuntu nyine nakubise kiraka yo nagikubise mbasha kwitangura yafu ya Sotoma niyo nyibuze ngura kabunda nabura kabunda mwigura amajyande mwikora icyayi cyatanga bisi kiriya kijya nk'amata ya haburuti nibyo kintu bitongeza mu rugo ukinywera ukiryama nkinera uva nkinera nta kibazo ukaba kinera no na firatora kinera nta kibazo bakinera maze mukiryama bitashi 2-3 ko ari ngewe chef w'urugo mwa 6 yego babo ngo mwa 6 noko ari bitasi 6 ujuka nijoro inshuro 6 cyangwa 8 ubwo sohoka inshuro buri tasi uyisohokera inshuro rimwe kuko firate yahoze ambwira ngo ubwo ni warwaye dubarete se ntabwo gatereka ntabwo narwaye dubarete ahubwo ni cyayi cyatanga bice ndahohomeye nicyo kindaje muri tubarete kuko ejo bundi nari narena avoka ngo betamo supanyite nase n'ukuntu akubisemo akanuza nyine agasote k'inyama y'ingurube dorewe nagiye muri tubarete nunamye maze kumanura ipataro
ikibuta yanjye igeze hano ku nabi nunanye noneho ndashingira nkuri mu buriri pe nimba ari nyiramurari yari turije yapfumuye mu bishandari y'inyamimva iko bisaho amenyo ku matange yawe sha muvandimwe yagiye nagaguputu namuhunze umugambo gase bimeze gute bagatereka ikiga kirandiye utibyanze atereka arabye kuri maribondo abona ibishebe nose ubaye iki ndabati reba ibyiki mahirwe urebe ibimya barasana usigireho ntago nigo njya no kwa muganga cyari ikigije. Yes Eric rero twagusuye ukomeje cyane se ugukorera hehe uburi mu biki mu rugo ubuzima bwo mu rugo babwifashe gute ese umaze kuba icyamamare abantu muhura mu nzira babimeze bite? Urabona abantu duhura mu buzima hari abagenda yenda bakanereramo akantu nimba bakanereyemo nyine ndabashimira nabana tabona ako karaka nyine nkaza nkijira kwicundi nkaza ubundi nkayeregerera feri banyu firate wanjye tugakora nyine akazi ko mu rugo ngo yabonye nyine nta kigenda arakoresha uburyo bwose ajya kwikopesha muri botike nyine bakamuha nyine kabunda cyangwa bakamuha nyine ikiro cya kidori tukirira nyine tukarenjaho n'icyaha tutinywena. Ese eri bwa mbere ugera i Kigali mu makuru mfite nuko ngo ni Kigali rwose ari ahantu wagize nko mu rugo bwa mbere uhagera byari bimeze bite? Ni Burandi nageze ngo ni Burandi bageze ngo ubundi nagiyeyo jewe ejo bundi barambwira ati ugeze Nyabujodo bageze Nyabujodo ubwo tuta nururuka ogwangugo abakobwa bafite amatanya abakobwa bafite amaribondi jewe nabare ngwazize umugano nini siyiroberaho azize umugano batanya nono komvareri atanya ko ngwese kutanya kuba ngwajeje umugano bigenze gute ataya Kigali nagize ngo birira ubudari bwonyine ariko Kidari ati ni cyamamare ya mbere kwishi Nyarwanda ati nduniwe ngiwe ikintu cyanyobe ikintu cyanangaje nije muri tubarete y'abagore tubarete nyinjiyemo nayo mbone igisafuriya giteretse maho ngaho gipfudikiye ndabati ubungu bagitekemo amashote bari bufreze abantu bakabafereza ubungubu ndajya kutitunamo barafunda ni hahana nahise nifata guca nifata mbere umuntu wa serivisi numva ndashaka kunara nahise ngira guca aca gufodana nifunga kamare guca babonye bagira ngo ni Yesu yababye karuvati babawe baravati ibi nibi kiko ngo wifunze gute kamari guca nifata guca ndakomeza uguruka k'igisina nari nagifunje kamare maze kugifunga igisina ubwo ngiye kubona mbona wa wundi bava ngo ni nera gutabara nibwo barisuza aje ahita bati kutarava muri iyo tubarete y'abagore ubundi kutajya muri tubarete y'abagabo ubwo ngiye kubona numva uwikwa yaka atanye kunywera ngo dore ngo kiriya kintu cyo mu cyando kijya muri tubarete gifite dipitirine dipitirine nyine ni ibintu kujya ahantu ubonye utabonye bakura ni discipline dipitirine ubwo nakoze iki bahise bambwira ngo naho ngaho ubwo ndebye funduye cya gisafura mbona ni nka Nyabarondo bara harimo umwanya ndabatesha ni nikizamo amatani nkituma ndahita manukiramo ubwo nakomeze ndabate ariko afande dore ukuntu bimeze dore hano muri tubare harimo isafuriya ngo no mu manje muyikuremo yarasuketse araskoswa imbavu amapyito uri mudabuzi harashuta bye ubwo ariko ubonye ye baba we ubwo haza umukobwa indi finde mu cyondereza indi finde bari umukobwa yahisaza sohoka muri tubarete y'abagore gira vuba gira tete abati ndataka kwinarira ariko ndumva gose meze nabe aho gana na gikoro gihari cy'igisafuriya ndavuga ati
ariko afana none ubite rwose yakora kugipfundura unare magira vuba akanana nayenda naranda daranye ndabati Imana ishimwe ihabwa itubahiro tinaripfuye pe ubwo rero nagize gucyo ndasohoka gusohoka bikananira nareba mubi najya ndasubira inyuma nkahita nireba najya ndagira ngo nisohoke nje hanze nkahita nireba mu byiro sinzi ukuntu nafunje imyuta maze gufunja imyuta nsohotse da tefera shop la tete cyangwa ratova ni umukwe nyine nazo nyira gucya mera nk'abantu ngo gwace gicenda bitamanda ko umukwe kuri bya birahuri ijya ndimo kugwana ngiringira ikiraho cyamenetse ubwo barimo baravuga ngo ese ngo ni nka rifunda se mwafungiranyemo ubwo nyine kubera nyine databunyo wanya ese yikoramo nyine arakishyura kubura ari bahura n'agahoma munya ese mvuga zaginya kuri tubarete fashe umuntu anjanye turi kumwe narize nanataha rwose natarasha kuri tubarete yabo Erin buri ibintu by'imiziki nyarwanda uje bikunda imiziki nyarwanda ngewe reka nkugwire icyo nyarikundi nka Kamiriyoti buriya hari imiziki ya Kamiriyoti ni umuhandi ukomeye njya numva wajya ukunda kuririmba yandi ngwacha kulinda shida za dunindayo mwana dunindayo mipati ya rudinyayo ibibajo byo myisi ndabimenyereye ngo hangariya naliya katavu ngo nimani mari ngo hangariya naliya cha kulinda himba yaba yari hakugera vatesi yo ndirimbo yayihimbye aragiye inka zarinze ndavuga reka nge nzabibaza abantu abarimo araririmba wacha kulia shida za dunia hebu tulia mungana kujali bia acha kulinda shida za dunindayo mwene tuninda ni badi ya rudinya ubundi wo muntu ye mwanzi ukunda na wawo ari nundi ariko ajanye ibintu indirimbo y'amashuti wawo ko mujuhe ndabiranje chorera umurano korera umunyabano numjucicu tugere mare numucubire tutugere twabonjebe ndumugendibo nunyoreke penyarite orimana yomana unyicisha umunyo ingaragariza kwa bushika bwawe iyo ndiri burayi kwisi isi y'abazima wikundira izo ndirimbo urarera ucinda urarera kuki y'abazima indirimbo ugasanga naruniwe mbese hanyuma rero ejo bundi coronavirus igize ikiratera mu Rwanda coronavirus uyizihe iki coronavirus uyirebye ubundi bayizanye yeze mu Rwanda jewe nagendaga mu bipango nkababwati mwababyeyi mwe dore koroyiro dore yamaza abantu ibyo bikoko byanyu mutunze murata muratuze namwe birimo kurimbura kiremwa muntu hano kwisi ni kazi kanyu muje namwe gushira akatanga ati umva rero ibi bikoroyiro iyi koroyiro zifatu zikware narazijyanaga narekuri zifitira itako rinini avuga ati ariko se ko birimo kwica abantu reka mbane ndabanja mbije feri banye nawe nzabimugaburiro ninumva napfa aritabona ko nanjye ari byo byanyishe kaza ngabihishe ngabitotoza amazi ashute cyane amazi nguko bavuga ngabakobwa bafite ubushute abasaza bafite ubushute wabistami bishuhit ngatashuta amazi bavuba nama kubishutisha amazi ngatabikora amababa ngabikubita fira tubwamagize ubwoba ariko nanjye sinaryamye reka da niyahuzaga mirongo z'amazi buri kanya numva ndavuga ati koroyiro niyi mitanye mu gitondo mbonye buca kubwa Nyagasani ese Erin nk'iyo uvuye mu rugo ugatembera ukajya hari ahantu abantu bose bakubona muganira mugenda ukabona baragutangariye ubundi ubitekerezaho icyo bumva ari ibintu uba ubona ubifata uteho jewe ubundi iyo babonye batangaye bakabona baranangariye mbavuga ngo ejo nzaje
hahandi bavuga muri Amerika bamamagara banyifuza bati ngwino wowe musitari wowe Samusundi mu Rwanda turagukeneye mitenurira kajudujudu cyangwa bogingi mite nkubita aho bita inabirode mu Bufarata mikubitemo muri Mujandike mikubitemo mashwanyagurize nico mbashaka ngewe kabisa kugira ngo nanjye ngere imbere hazaza baje nanjye bavuga ati dore wa musitari Samusundi. Ese nihe ndirimbo muri iyi minsi uri gukunda cyane wumva kumva muri radio ntiyarangira? Yari indirimbo je numva ejo bundi banyujejeho bya hatari yizihiza abakobwa ukumva nyine umukobwa atanye ko ngwariyete mwana nkunda ngwariyete mbese umuri kinga abakobwa narabanze bafite nk'amata y'imeza ng'abakobwa narabanze bafite ng'iyo seko nziza ngwariyete mwana nkunda ngwariyete mbese umuri yo ndirivare ituma njya muri budu bigatuma makeya ceya kuri firate wanje twanamubonye rero aracyari na mutoya afite imyaka 10 mvuga turuvese kwa satibite ubwo ningahe mu Kinyarwanda 24 yavutse muri 44 yavutse muri 44 cyaka 24 aracyari muto murushaho 32 ubu ufite ngaho uyu munsi 44 shere wafite imyaka 24 umurusha 32 ariko ufite 44 nashakaga kuyanga byashagishe azashikana anarera n'abandi genza batakiri kwishira rishagiye yes hanyuma rero Olenga TV se watubonye ute? Jewe nababonye numva ndabishime numva mbaye nkuri ku buryohe narande viti ejo mukomeze ahubwo mutera ikirenge vava muzamuka mujye muzangana ku icundi mbakorere umuti mbashwanyagurize ni ibikorwa byiza kabisa kuri nosi ya dunia. Ese buriya nko mu buzima busanzwe iyo Samusundi Eric ariye neza abariye gute? Kujya kanye neza mundi nukuvuga ngo kereka cyakora cyane umwaka wumva ngo waranya ko kuvuga ngo waranye biranyobere kuko iyo waranye se mbona hahinduka iki kujya kwanje neza yo kuba mvuga ko niyongereho indi myaka nkingahe nuko yewe imba mvunga ngo dore abana barariye barizuse amugore firate wanje arariye arizuse niko nanjye numva mu buzima bwanjye baniga zanje ariko nanjye mba numva nishimye muri no si ya dunia kabisa umustari Samusundi wo kuri kurubuga kumbaraga mbuga yes ese urabibona rero isi yacu iyi minsi yateye imbere tugenda tubona itera imbere ya abantu umuntu akora igikorwa kikamenyekana bikagera kure abantu bakabishyigikira abandi bakabikunda ariko ibintu bitera imbere cyangwa se bikamamara cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ni imbuga nkoranyambaga hanyuma rero izo mbuga nkoranyambaga izo uti imbuga y'imbaragambada imbuga nkoranyambaga imbuda y'imbaragambada imbuga nkoranyambaga imbuda y'imbaragambada oya ndi kuvuga ngo ibintu byose byo ku isi kugira ngo byamamare cyane kandi mu gihe gito binyura ku mbuga nkoranyambaga ibintu kugira ngo byamamare ku isi bibanyukanya ku mbuga w'imbaragambada ese we mu buzima busanzwe hari imbuga nkoranyambaga waba ugira izo za ubundi surazizi gira good morning hari izo za Facebook hari abavuga WhatsApp haravuga za Twitter haravuga za Instagram izo mbuga ntago zikoresha izo mbuga nkoranyambaga urabona kuri mbaragambada niyo kuri social media no kuri Facebook no ku mahashapu hanimwe none ko tarabona nyine rero telefone ya Samusundi imwe ngana guca iringana guca nyine nini cyane ngo njye nirebaho nyine mbe nagura nashyamo mu miriswandi nimba kushiramo mu miriswandi mbe nagura mibya byayiti nyine njye nireba ako mbona hejo hazaza ariko hari je nazayitunga
nkazajya nishyiramo bya yiti nkareba social media ku mahashapu nkajya nibonaho atari kuvuga ngo nenda natumye karashwandaraye oya karashwandaraye nuko ngo uzahita nyifasha hasi nabonye Samusundi ya telefone ingana guca kandi uzayibona ibintu bigenda bicamo kubera Imana buranzayibona. Hanyuma rero twakomeje kuganira twagarutse ku buzima bwawe ukuntu ufite firate abana batatu ufite icundi ryawe aho wibera n'ibyo ukora mu buzima busanzwe naho utuye. Twibutsa abantu rero ko turi hano mu karere ka Huye mu Matyazo hano bahita ngo iki neza ahangaha tahumva nabanga bahita mu gafuge tazajya ngo ndenda ngo ni mu gafuke kaya n'abantu badendera mu mifuka reka ni mu gafuke aho bita hafi y'urusisiro kwishusho aho kwabikira Mariya nyina wa Jambo. Hanyuma rero tugenda tugira ibice bitandukanye kuri Olenga TV tuganirizaho abatumirwa bacu uyu munsi rero yari wowe Eric Samusundi dukomeje kuganira. Hanyuma rero tugiye mu gice cyitwa Olenga quiz. Oremba kwivinieri Olenga quiz. Erembwa kuvunieri nukuvuga ngo na ahantu bacomeka amashanara abacomeka amashanyaravi bagacomekaho bakubita indabura ikahita bishuta byahita ukayitukuraho nikora nabuhanda ryari ryaje ubu ngubu noneho risigaye noneho ukora no kuri rodime gutyo amazi agahita amanuka akijana. Hanyuma rero twebwe amazi aramarusha ngira ngo ni ninuba inyukubitiye ngewe mitashokana n'amarado mifite. Hanyuma rero twebwe kuri Olenga TV tugira umwanya wo kubaza ibibazo ariko ibibazo bicukumbuye cyane. Hanyuma rero umutumirwa wacu akadufasha kubisubiza kugira ngo n'abatari babizi babonere. Uri tayari nako twaganira nkakubaza? Ditanyari kabisa ngewe ndi serivisi. Hanyuma igihekane mvuga cyandikwa gute? Igihekane cyitwa ngo jwa. Igihekane mvuga ushaka kwandika jwanga jwanda. Igihekane mvuga cyandikwa gute? Njwangwe. Yego baba. Hari ijambo ryitwa kumvwa, radio yumvwa na bose. Urumva harimo igihekane mvuga, icyo gihekane kigizwe n'izihe ngombajwe? Injgombajwi zihagejwe ikinyahutu gifitwe amarinda. Yes. Hanyuma rero Erin hano nge nawe turamutse turi abantu 100 urumva harangiza hakaza abandi bantu 5 bakatwiyongeraho abandi 10 bagahita bagenda ubwo twaba dusigaye turi bangahe? Nubundi urumva ko mwaba musiga muri idara nyine mwaba musiga muri idara kuko waba ugabanyije mutabire turi abantu 100 haje abantu 5 kutureba noneho muri abo bantu tubaye 105 sibyo? Idara na 5 ubwo urumva turi 100 haje abandi bantu 5 kutureba ubwo turi baye 100 na bangahe? Na 5. Abandi bantu 10 bose batuvamo baragenda ubwo dusigaye turi bangahe? 88. Urakoze cyane. Hanyuma rero ministeri yitwa Minecofin urayizi? Nayigenderagamo maje kwa shiteri. Ikigo cyitwa Minecofin. Ndahazi. Urumva ni igiki? Ndahazi icyo kigo nahantu habarimo na Rwanda rateri kibari nk'ikimodoka kinigi gukwara kimo Rwanda rateri noneho wowe yo Rwanda rateri genda ihugiza ukuva akayaga kagenda mu gishi no mu bishina hose namunabere kumva n'ibintu by'umufurushendo kumva utava mu idovinde wicayemo ndabizi narayibonye. Hanyuma mije prof abajete nibo bashimbuje n'abakuru doferi maze nawe urimo neba abajete bashimbuwe n'abakuru doferi ariko n'abakuru doferi bubana ngo bagikora nabo ni basho nibo basigaye bakora. Ese uyu munsi nimba turi tariki 22 z'ukwezi kwa 10 ubwo ko nihashira icyumweru zizaba ari tariki zingahe muri gashendare? Yego baba uyu munsi turi tariki 22 z'ukwezi kwa 10 2020 nihashira icyumweru hazaba ari tariki zingahe? Feregitasiro.
hanyuma se ufashe umuntu aguhaye miliyoni sibyo nje kukureba ngo usabyemo amafaranga 5 ubwo yamaye miliyoni nkagusabamo igiceri cya 5 ubwo urasigarana amafaranga angahe namwicisha ibidiya navuka nje nguhaye miliyoni umuntu aguhaye miliyoni nje kukureba nshonje ariko ngusabyemo igiceri cya 5 gusa ubwo wasigarana angahe kuko naba nzi ko ashonje cyane namujyana ahantu bisha ingurube nkamuhata ibishabiro navuka yashaka agashwanyuka inda ubwo we ntiwabuzi n'umubare wabisigarana kada ubaye nk'ahantu ubundi amafaranga rero bani yaba ari ibihumbi nyabashita indanezegwa n'abagumbuye kuva kera imana ishimwe ndababonye nyabashita indanezegwa n'abakumbuye kuva kera imana ishimwe ndababonye uwiteka nyir'isi n'ijuru ndagushimye kuko wanzaniye abashiti mu rugo rwanjye bakagera ku icundi amahoro ni kubw'imbaraga zawe nukuri data wera basanye nari mbabaye kuko nabona inka yanjye yari irwaye yari imerewe nabi yari igeze kure yendaga kuva ku isi ariko data wera wakoreshe ibishoboka inka irakira iva ku kijyamo yari iryamye irahagarara kubw'imbaraga zawe abashiti baje basanga nukuri yari imeze nabi ariko bagiye gusubira ku macundi yiwabo babona iyo nka yabyutse ihagaze kubw'urukundo rwawe koresha imbaraga nero ubakoreremo nabo bongerere ibihangano barimo gukora nabyo bikomeze bitera imbere bigere muri Amerika bijye mu Bufaransa i Kigali bihashakare u Rwanda hose kandi imbere basaza bazambwire ati ubu YouTube iratwishyura tuma turakora neza ubu nawe sitari we tumo turagukoreramo bajye bazambwira ati akira nawe tugushiremo agahimbaza muswi haleluya kubw'urukundo rwawe urakoze ro data ukomezanye nabo kandi abaje kuvana bama nabo ubongerere kubw'imbaraga zawe urakoze cyubahiro komeza ubane nabo imigambi bakora imirimo yose bakora bakikorane nawe mu izina ryawe Yesu amina 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 majana 5 amafaranga ujye nukuraho ijana reka ushiduka yashigiyemo utanayariye ngo wumve ko yadoboriyemo